nduvemo ngehe ko nibura hano mbona icyo kurya, arankubita ariko nkabona ibyo kurya, arankubita ariko abana banjye barambaye, arankubita ariko abana banjye bariga, nyine arantuka akamfata nabi, nyine antesha n'agaciro mu bashyitsi, akantukira n'imbere y'abashyitsi, simbizi sha, ankorera n'ihohoterwa rirenze, ngo ariko se mpave njye hehe, urugo sinaruvamo. Hi everyone, I'm also happy to be with you again. I'm back again in this video. Ndabashimiye cyane ko mukomeje kunshyigikira kuri Grow Smart with Angelique. Niba uri mushya hano, ndakwinginze ukore kuri subscribe, hanyuma ukore kuri like button kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi. Ikindi nagusaba wibuke gusharinga kuko ubu butumwa burareba abantu benshi. Nitwa Angelique Uwimana, nkaba ndi kuri Grow Smart with Angelique. Nje kubabwira ku bijyanye impamvu dukwiye guhunga ubukene. Why we must escape poverty as women. Nk'abagore ngiye kubabwira impamvu dukwiye guhunga ubukene. My dear, sinkunda kuvuga ubukene. I don't like that word. Mu by'ukuri ubukene ni bubi, buraryana. Rero dore impamvu dukwiye guhunga ubukene, kanihute tubijyemo. Dore impamvu ya mbere dukwiye guhunga ubukene rero. Abagore akenshi twisanga duhora tudependinga ku bagabo. Bagabo muri hano, bamwe wenda murumva ndi kubavugira, abandi wenda murumva mvuze ibintu bibi, muranyihanganira. Ariko abagore benshi bumva bakwiye kubaho badependinga ku bagabo. Ukumva niba umugabo adahari, ndapfuye ibintu birahagaze. Tuvuge wenda umugabo yarari mu kazi agize riske zituma afungwa, mumbare gutanga urwo rugero, noneho arafunzwe, urahura umugore mu rugo, none uhise wumva igikuba kiracitse, like urapfuye, ntacyo uzishoborera, ntacyo uzimarira umugabo adahari, ubuzima burahagaze, nyine ndapfuye, like ukifata gutya ugahuruza amahanga yose, umuntu yagiye. Mu by'ukuri nyine ni byiza kudependinga ku bagabo, ntago mbyanze pe. Hari ukuntu duhora twumva twakwishingikiriza ku bagabo, ariko hari akantu kamwe ngiye kukubwira. None se mugore mwiza, ntago ubizi ko uri umufasha? Uri umufasha. Kuba umufasha bivuze iki? Bivuze ko ukwiye gufasha nyine. Ukwiye gufasha umugabo. Agufite hariya ngo umufashe, ntago agufite hariya nk'ururabo bataka. Ni byiza abagore nyine tuba turi beza. Nyine tuba turi beza, tuba dusa neza, tuba tumeze nk'indabo zihumura, like nitwikoraho. Ariko ntago ari cyo, ubwiza bwawe ntago ari bwo bwonyine umugabo akwiye kurangamiraho. Wamufasha no mu bindi. Kubera icyo wareka ko umugabo wawe agahangayika cyane, umutwe ukamushyuhana, akabura minervale, ari gutanga ama deadline ku mashuri y'abana, ariko ni ibintu bimushyuhanye byabaye byinshi, consommation mu rugo zabaye nyinshi, byose ukumva niwe bigomba kuba biriho. Seriously, kuri umufasha, wakwihanganya ukaba umufasha mwiza. Mufashe, musigasire, like, muteteshe muri ubwo buryo buri financial. Ube wamubwira uti please ntuhangayike, minervale y'ukwezi y'igihembwe gitaha ninjye uzayishyura. Cyangwa se ukaba wavuga uti ihangane, humura, tugiye kugabana inshingano, nge nzankora ibi n'ibi bikorohereze kwishyura iyo minervale. Wikwicara aho mu rugo ngo ubyuke wicaye muri televiziyo uhinduranya amashene. Dukunda telenovela cyane, hari abantu bakunda amafilme yo kuri Novelas TV, ntago ndi kuyamamariza, ariko hari n'abakunda kureba amaseri ngo akareba amaseri yandi noneho anasobanuye, like akaguru ku kandi, filime imwe umva agace kamwe kavaho, episode ivaho ashyiraho iyindi, ubuzima bukaba ubwo ukirirwa mu rugo wicaye ngaho wateretse amaso gusa. Nicyo kintu uzi. Nukuri mugore mwiza unyumve, nukuri gushaririye ndi kuguha, ariko kukuri nyine nukuri, kandi ukuri kurababaza, ariko mu by'ukuri kuzahora ari ukuri. So guhora udependinga ku mugabo, wishingikirije ku mugabo, wumva ko gato akagozi gacitse nyine urapfuye, ibyo ntabwo ari byiza.
mbese handi wigengese ukavuga uti uyu mugabo ngombe mufate neza, mbese bikamera nkaho n'iki se ngombe mufate neza cyane kuko ancitse naba mpfuye. Icyo ni kibi. Okay, si uko gufata neza umugabo ari bibi, ni byiza pe, mufate neza, muhe icyubahiro akwiye, n'umugabo mu rugo mwubahe, ni ukuri umupemparing nawe ko nabivuga, ariko utari kubikorera ngo noneho agiye napfa ugahorana n'ubwo bwoba. Seriously, abantu benshi, bagore benshi bafite imitima ihagaze hanze aha, ahora n'ubwoba avuga ati umugabo wanjye aragiye, none ubwo agiye ndapfuye, like baramuntwaye, ubwo bamuntwaye ndapfuye, nta kintu nakwimarira njyewe w'abandi napfa. Ubwo abo ni bamwe. Noneho hari n'abandi, noneho we kubera ukuntu yumva dependinga ku mugabo, abanavuga ati umugabo wanjye niyo yankubita akamena agahanga ntago nzava muri uru rugo, nduvemo ngehe ko nibura hano mbona icyo kurya, arankubita ariko nkabona ibyo kurya, arankubita ariko abana banjye barambaye, arankubita ariko abana banjye bariga, nyine arantuka akamfata nabi, nyine antesha n'agaciro mu bashyitsi, akantukira n'imbere y'abashyitsi, simbizi sha, ankorera n'ihohoterwa rirenze, ngo ariko se mpave hehe, urugo sinaruvamo. Ukumva ntago waruvamo kubera iki? Kwako uhora udipendinga kuri we, ukumva nta kintu na kimwe we wakora kugira ngo ubeho wibesheho, kereka uwo mugabo akubeshejeho. Bagore beza, dear escapers, nukuri pe, mureke duhunge ubukene, tubuhunge, reka twiruke, it's a danger. Nukuri ubukene ni danger. Ubukene ni icyago cyugarije abagore n'abakobwa, ni icyago cyugarije isi, kandi gishobora kugukoresha ibintu bibi. Ngaho ibaze nawe kudipendinga ku mugabo kugezaho akumena ijisho uyu munsi, ukumva ugomba kuguma muri urwo rugo, ngo ahango none se ngo ndanambira abana, ngo erega nuko zubakwa. Oya, ntago ari uko zubakwa. Ngo none se ngo ndajya hehe, ngo nakura hehe naho kuba ko ntaho nabona, ngo urumva iwacu ngo ndi imfubyi, nta mama na papa ngira, ngo none se ngo niyo nanabagira nabo barakodesha, nyine ni abantu batishoboye, ngo ubwo se nabanjyaye. Seriously, uri kumva ubwo bukene ikintu buri kugukoresha? Azagukubita birangira upfe, numara gupfa bizaba birangiye. Ba bantu uvuga ko unambira ntabwo bazaba bakikubonye nawe ubwawe. Umugabo akaguca inyuma akagukora uko ashaka kose, ariko ukavuga utumva nta hantu najya, mave ngehe ko ntahahari, mave ngehe ko nta kintu mfite, no kwambara aranyambika, ahubwo kumana uko umugabo aranyambika, arangaburira detaye zose, aradutunze, mbese arantunze. Imagine kuvuga ngo umugabo aragutunze, uri itungo. Umva njye ntabwo binshimishe, ndumva mbabaye. Ladies, kwikosore sibyo? Reka duhunge ubukene, tubuhungire kure. Let us escape it, let us be the real escapers. Ndi kubivuga ndakaye, bifite umujinya, twiruke duhungire kure ubukene, kwako ubu ni twebwe buri kujyaho ingaruka kandi mbi cyane. Nukuri simbizi ibintu ndi kuvuga ndi kubeshya, ariko nzi neza ko ari ubuzima busanzwe. Ndi umugore, nganira n'abandi bagore, nzi what's going on hanze aha, nzi wagwane wa mugani. So nukuri tureke kudipendinga ku bagabo ngo twumve ngo nibo batubeshejeho. Nta muntu ukwiye kubeshaho undi kuri ino si, cyane ko nta n'umuntu uzahaza kwifuza kwawe byuzuye. Seriously, nukuri niba uri umugore wumva ibyifuzo byawe byose warabishyize ku mugabo wawe, nukuri uzababara nyuma yaho, uzaba desi. Kuko nese reka nkubwire, abagore dukunda utuntu twinshi pe, kandi utwo tuntu twinshi dukunda hari igihe abagabo nta n'agaciro baduha. Urugero, nshaka kuba nkunda iki se, tuvuge murabona wenda ukuntu natatse ahangaha, iyi mitako nashyize hano, umugabo ushaka kureba avuga ati bise ni ibiki, bo batekereza ibintu bibyibushye binini, noneho ukazana za depanse z'utu tuntu, ko bino bintu biragurwa ntabwo ari iby'ubuntu. Noneho izo depanse zawe z'ubusabusa ukumva nazo agomba kuzisponsoringa, agashyiramo amafaranga. Hari abita abagabo babo ngo ni ba supporters, ukumva uri I'm proud of having a supporter. That's cool. Nukuri ni byiza kugira umusupporter, simbujije,
ariko nyine reka kugera ku rugero aho wumva ngo you depend on him, aramutse adahari urapfuye, umugabo wanjye adahari, ukumva igikuba cyacitse. Ntabwo ari ibyo, sibyo? Mureke duhunge poverty, let us escape, twiruke niyo tubishoboye. Mva ni ugukenyera, dukwiye gukenyera. Hari abagore bo muri Congo bagira akantu ko kujya kurwana, bajya kurwana akavuga ati mimi ngatia kimono, abati ngiye kwambara kimono, umva ubundi agakenyera igitenge, akavuga ati umva ngwino turwane. Ubu ni rwo rugamba tugiye ntago turi burwane n'ubukene gusa, ahubwo turabuhunga, turiruka, we are escapers, kandi dufite imbaraga. Iyaba twari tuzi ubushobozi buturimo, iyaba twari tuzi imbaraga ziri muri twebwe zishobora kuduhungisha ubukene, wajoyininga iyi group ya WhatsApp. So kambi ngwino ubane natwe muri escapers ladies, uze tubane, turwane twiruke. Iyo yari impamvu ya mbere yo guhunga ubukene. Kudipendinga ku bagabo birababaje, sibyo? Katurebe iyindi mpamvu ya kabiri. Dore impamvu rero ya kabiri dukwiye guhunga ubukene. Nukuri kubura basic needs birababaje. Kuba ibaze uri umugore, wenda uri umukobwa, kamere ku bakobwa abakobwa bari aho kuri age guhera ku myaka 18 kuzamura. Uri umukobwa uri aho ngaho, ariko wumva watungwa n'ababyeyi gusa, like nyine. Noneho hari igihe abo babyeyi wenda n'aba history yanjye, hari igihe nukuri wisanga mu muryango nukuri utanakize, ukamusaba nk'ikintu akahita akubwira ati se none mwana wanjye nagikura, kandi nukuri akaba ari ibintu biri honest, akaba ari ukuri kwambaye ubusa, nyine nta afite abikura. Noneho uri umukobwa ufite iyo myaka 18, uzi ukuntu abakobwa nyine tugira ibintu, abakobwa bagira ibintu byinshi bakenera. Ukeneye kwambara ikanzu nziza ku buryo wajya mu bantu ukavuga udafite ikimwaro, ukeneye agatelefone kazagufasha kuri connection. Nk'ubu ngubu abantu baba escapers, ubaye udafite smartphone ntago byakunda. Ukeneye za basic needs nyine ukenera, bya bindi tugura buri kwezi, nka biriya rwose ubibuze, let me tell you, ntiwanajya no mu bantu. Wabuze pad ntago wajya mu bantu, ntago wajya mutese, ntago bishoboka. Wabuze isabune yo gufura, wabuze amavuta yo kwisiga, wabuze those basic needs zigufasha, bya bindi by'ingenzi nyine bituma ubaho. Noneho ibaze kubaho muri ubwo buzima, nukuri birababaza. None ingaruka yabyo ibaze umukobwa mwiza ushinguye ufite beauty, noneho ukaba wabuze nk'agapad kagura 1000. Iyo pad wabuze ukisanga koko papa na mama wenda batabasha gukavaringa iyo need, noneho ukisanga utangiye kubisaba undi muntu utakabaye ubisaba. Urugero, utangiye nko kubisaba boyfriend wawe azabona ko nyine uramukeneye kugira ngo ubeho. Noneho ahita avuga ati nanjye ubwo ningukenera ugomba kuhambera, sibyo sheri? Nyine nimpanguhe, iyi si niko imeze, nta kintu cy'ubuntu kibaho. Niwe isanga uri lyinga kuri boyfriend, noneho ibaze nayo ndabuza abantu kudependinga cyane ku bagabo, no ibaze uri kudependinga no kuri boyfriend. Ikintu kizaba niki? Azagukenera kuri bwa buryo bw'umubiri, noneho wisange nyine uri obliged kubera expenses zose agenda gukorera. Noneho wisange kuvuga oya ntago bigishoboka. Ariho hazava gutangira gutwara inda z'indaro, utwaye inda ukiri muto ya my dear, future yawe irarangiye, sibyo? Bitumye umererwa nabi, wenda ukuyemo nka sida, urwaye HIV AIDS, wisanze urwaye imitezi, wisanze urwaye mburugu, ukiri akana gatoya batangiye kuvuza ama infections, n'amafaranga yo kuvuza nagahari. Bivuye kuki? Kukubura za basic needs wakabaye ufite. Reka duhunge ubukene. Please escape. Come to escapers. Muze escaping, twiruke tugende. Ndifuza ko uyu mwaka urangira December 1st, twese tuzaturi muri iyi group ya WhatsApp,
twese tukaba twiteguye turi gukenyera, kuko guhera ku ya mbere z'ukwa 12 rwose tuzatangira urugamba rwo guhunga. It's like we are moving, we have to move, tukamuvinga tukava ahantu tukajya ahandi, tukava muri ubu bukene bwadushajije tukiruka tujya kuri financial freedom. Nukuri ntawe ibi bintu nta muntu bitareba, twese biratureba. Abagore bari hanze aha, please stop. Kubura basic needs birababaza, noneho ibaze kwicwa n'inzara. Imagine lacking food, kubura ibyo kurya birababaza. Nicyo kintu cya mbere kuri ino inzara iryana nabi cyane. Ibaze uraho ntago ufite icyo guhaha, uri wa wundi mbese niwe bise mbara ubukeye. Okay, ni nyirambara ubukeye kwa ko turi abagore n'abakobwa. Nyirambara ubukeye mbese ntuzi n'icyo uzarya ejo, you don't have anything. Abandi baba bari gupanga bavuga ati turajya kuri branch ahantu muri hoteli, wowe no kubona basic needs, kubona ibyo kurya by'ejo. Uri nyirambara ubukeye buzi ngo ejo ni bucya maybe hari uzampa 1000. Ni ikibazo kandi gikomeye, so you need to escape. Yego ni ikibazo, ariko si uri kubikoraho iki? Kwari wowe wa mbere ugomba kubikoraho ikintu. Nukuri ntago ari umugabo. Ibibazo urimo gucamo si uruhare rw'umuntu wari we wese, icyo tukikuremo. Hari abantu hanze bafite ibibazo ariko bafite umwikomo ku bantu runaka, like ugatangira kwitwaza ngo mfite marume w'umukire, ngo ubuse ngo kuki nta mafaranga ajya mpa, ngo yatubereye imbwa, mfite data wacu nguza amamodoka afite, none ko ayafite ukeka ko ataraye naye. Tujye tuvugisha ukuri pe. Ngo yega ngo mfite masenge nguzi ko afite amazu hari mu mujyi, ngo afite apartments, none ko ayafite. Ese ukeka ko ari ayawe nawe afite ibindi bimugoye bimuvuna? Wikwitwaza abantu, ahubwo wowe uri gukora iki? Nicyo uri gukora kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ko ari cyo cy'ingenzi. Wakabaye hari ikintu uri gukora, ikintu uri gukora kibasha kugufasha nibura muri izo basic needs. Nibura ukavuga uti mfite ibyo kurya bizamaze ukwezi, I'm sure ko uku kwezi kuzahita mfite ibyo kurya. Ntago kurya kwanjye bizasaba ko mpamagara umuntu runaka, nta nubwo bizasaba ko ndipendinga ku mugabo, ngo niba umugabo ngo atahashye ngo ubwo ntago turi burye. Seriously, wicaye muri salo, sibyo? Uri kureba amaseri, uraho uri kuguma ureba kuri phone. Umugabo yagiye mu kazi, yagiye guhasoling, yarushye, yagowe, akaza akora karavunanye, maybe urabizi abagabo bararushye n'ukuri. Ari mu kazi, uraho uri guhamagara ngo shu none se kutari kohereza amafaranga ngo yo guteka, ngo use ngo urabona turi buteke ryari, none ukanabivuga proudly as if uri no kumushyiraho blame. None se ko watinze kuyohereza, ko kutari kuyazana, urabona turi bubeho gute? Seriously, ntago bikwiye. Nukuri ntago bikwiye. Kandi ntuvuge ngo nuko wowe ngo ufite amahirwe yo kuba nyine. No, nukuri nanjye ibi bihe nabiciyemo, ariko ntibikwiye kubigumamo. Reba ikintu ukora, do something about it. Wivuga ngo arahari rega, ngo none se ngo sicyo yanshakiye, ngo se yanshatse ngo bigende gute? Uri umufasha we, ntago uri umuzigo we. Ese wowe wumva wifuje nyine? Ni byiza ko tuba imizigo y'abantu, tuvugisha ukuri? Ntacyo. Ni byiza ko tuba imizigo ku bantu vraiment. Gazi irashize, wari urimo urateka, telefone hafi aho, zana telefone. None se shu, hari n'igihe utanasuhuza ngo mwiriwe, umva ntabyo gusuza, na kashu ntabwo kaba kariho. Nuko tuvuga gazi yashize, uhereza amafaranga bajye kuzana, batuzane gazi. Like, reka mbabwize ukuri, birababaje, ntago ari ibintu byiza. Stop it. Wibura basic needs kuko uri umuntu ufite mu bwonko. As long as utari ikimuga, ufite amaboko abiri, ufite imbaraga, sibyo? Ufite ubwenge Imana yaguhaye, none ufite n'ubuzima buzima. Ntago uri kwa muganga
ngo umanitse y'amaguru wakoze impanuka, ntabwo uri kwa muganga urwaye cancer cyangwa ibindi bintu bibabaje biri aho, uri mu bitaro. Uri mu bitaro ufite imbaraga, yo physically fit, nta n'umugongo urwaye. Kubera iki nta kintu uri kubikoraho? Ahubwo ukumva ngo there is someone to do this, it's not me. Reka nkubwire, bishobora kuba ari byiza biryoshye, ariko ntabwo ari umuco mwiza. Nukuri ntabwo ari mwiza. Ba wa mugore mu rugo ufasha nyine, ufasha umugabo we, wibwiriza niba hari akabazo kabaye ukaba waziba icyuho. Wenda si icyuho kinini, ariko nibura naramuka naje avuga ati sha wirwanyeho pe, hari ikintu wakoze kumfasha, sibyo? Katubeho gutyo tubwirwa wakoze kumfasha mugore mwiza. Ako kajambo kaba karyoshye, sibyo? Katurebere hamwe indi mpamvu dukwiye guhunga ubukene, kuko njye mfite uburyo, mfite imbaraga, mfite sigeze arota ku ya mbere z'ukwa 12 zigeze, kuko me as an escape, I have to escape. Nkiruka sinzi menya nzashaka n'amagare. Kandi wibuke, aho kugira ngo ugume ahantu hamwe, make sure you move. Sinzi wavuze ngo niba udashoboye ngo kugenda ngo sinzi ukuntu babivuga, mbese werekana movements. Niba udashoboye kwiruka nta kibazo, genda gake. Niba udashoboye kugenda gake ntacyo kambakamba. Niba udashoboye gukambakamba, scrolling. Abantu batagiye mu ngano nyine buriya ndabazimije. Scrolling, agenda ukuruza inda. Icyo upfa nuko hari movement uri gukora, uri kuva ahantu nyine ukajya ahandi. Niyo mpamvu ya escape, ya poverty escape movement. Muze tumuvinge n'ukuri kw'Imana. Next year 2026 mu kwa 11 guhera ku ya mbere z'ukwa 12 umwaka utaha, nukuri tuzaba twarageze kure. Trust me and join us. Ngwino kuri WhatsApp group, hanyuma uzambwire ko hari icyo wamburanye, sibyo? It's free of charge. Abantu bavuga ngo ibintu by'ubuntu nyine, aya mahirwe ni mu yacikanwa, kuko ku ya mbere ntabwo nzaba nyakira abantu, bizaba birangiye ko twatangiye urugendo. Okay, katurebe iyindi mpamvu dukwiye guhunga ubukene. Dore indi mpamvu dukwiye guhunga ubukene: financial safety. Reka nkubwire, uri umuntu w'umumama, sibyo? Uri mu rugo, ariko mu by'ukuri nta mafaranga ugira, ari wenda bitsa ahantu ku ruhande mu kabox, cyangwa se sinzi like tuvuge wenda cyangwa mu gakapu ahantu kure, nyine ushobora kuvuga uti aya ngaya ni amafaranga yandi azamfasha mu gihe bigoye, nyine mpuye n'ikibazo kintunguye, sibyo? Ibaze uri umubyeyi ufite abana, uzi ukuntu abana bakubagana, right? Barakubagana like, ibaze wenda hari umwe ahise yimeraho nk'igikoma, arahiye. Kugira ngo uwo mwana umujyane kwa muganga, biraza gusaba guhamagara kanaka. Hey, wangurije 200 ndakwinginze, ngize ikibazo, umwana wanjye n'amarira menshi. Abagore disi twigira n'amarira hafi. Ukaburarize, mu ntabare, mu 5,000 ndabingize, njyana umwana kwa muganga, nta n'amafaranga mfite, ukuntu yabaye, amarira. Financial safety turayikeneye. Gira at least ahantu runaka uba ufite amafaranga atsimbye ahantu, uzi ko nayo kwitabaza in case habaye akantu gatunguranye. Ntabwo bikwiye yuko like nyine nk'icyo kibazo kibaye uhita uhamagara umugabo, yewe umwana bigenze gutya, ndakwinze ntabara. Nutantabara, nutayama, nta kuntu mbigenze, nta kundi nabigenze, nyine ubwo nyine turapfuye, birarangiye. Kandi wenda nawe ntayafite, kuko ashobora kuvuga ati ese ukeka ko ngiye mporana amafaranga, wowe ko ntayo ufite se? Noneho ukisanga nta financial safety ufite. Dukeneye kugira bene ayo mafaranga adutabara mu gihe runaka. Niyo mpamvu dukwiye guhunga ubukene. Duhunge, twiruke, tugende. Ndakwinginze, kenyera, tangira ufate intwaro zawe zigufasha kwiruka. Niba kwiruka kwa bisaba kwambara suppress, uzambare. Niba kwiruka kwa bisaba ko wambara ibirenge, inkweto zikuremo. Niba kandi biragusaba kubanza gusubira inyuma kugira ngo wiruke cyane, please
uyu mwaka tuzemera dufate risk, dufate sacrifices zindi zikomeye, ariko umwaka utaha tuzabeho twishimye. Kandi nukuri tuzaba dufite ubuhamya hano bushimishije, tuzaba dufite testimonies, umuntu akubwiye ati ngiye navuye aha none ngeze aha, look at what I've been able to do in this period of a year. Ndakubwiza ukuri ku mwaka urahagije kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. So are you ready? Ndakwinginze kanda, nayo ndakwinginze ni kubw'ineza yawe uze kuri no link ujoininge kuri WhatsApp group, kuko turimo turisuganya, turimo turakora preparations kugira ngo ku ya mbere tube dutangiye. So nizere ko uzaba umu escaper nkanjye. Mwakoze cyane gukurikira. nka conclusion ndashaka kubabwira ko nukuri kuba waba uri mu bihe bitari byiza nibisanzwe. Buri wese nyine ibibazo tugira hano ubona bisa, ntago bigiye bitandukanye cyane, biba bisa. Abenshi ni ukubura nyine ayo mafaranga yo kwishyura inzu, abenshi ni ukubura ibyo kurya, abenshi bambaye ubusa, abenshi babura uko bivuza. Ni ibintu biri aho biri rusange, ariko kuba birimo ntago bivuze ngo wicare witurize uvuga uti aha ngo n'ubundi se ngo ntawe iwacu rega wakize, nawe iwacu wabaye umukire. Izo mvugo ni mbi. Kuba biwanyu batarabaye abakire nta kibazo, ubu wa mbere ugiye kuba umukire basi mu bantu biwanyu, kandi birashoboka. Mbere na mbere wiyumvemo ko bishoboka. So mfite igisubizo kuri ibi bintu. Wowe utekereze aho wicaye aho ngaho, utangire witekereze uri mu mubare w'abandi bagore bagera wenda mu 1000 barimo barafashanya, umwe afata undi ukuboko amuzamura, kuko urumva uru rugendo ruzaba ruri rurerure. Let me tell you, bizaba bikaze. Uri muri group y'abantu 1000, abagore 1000 bafite stories zitandukanye, bafite ibibazo bitandukanye, bose ariko bafite intumbero imwe yo kuva mu bukene bakajya kuri financial freedom. Ibaze uri muri abo bantu, kuko hari ibintu tuzaba turimo turakora bidusunikira kugerayo. Muri urwo rugendo utekereza uti ese urugendo nindutangira njyenyine harya wenda nabishobora, kuko steps zose zajya zica kuri Grow Smart with Angelique. Murahishiwe nyine, ni ibintu byiza bigiye gucaho uyu mwaka wose. Ariko nanone hariya muri groupe tuzaba turi community y'abantu benshi bafatanya, umwe afata umwe ukuboko, niba kuzamuka ngo ngere hano byanze, kuko turi groupe y'abantu benshi, biba bishoboka ko naza nkagufata ukuboko nkavuga ni ngwino, nkagukurura nkaba nkugejeje, kuko ugeze aha ngaha urugendo ntirukunanire. Noneho nawe wenda wagere, kuko we wageze hano, hari mugenzi wawe uri hano ahanga, ukahita uti uyu se ko tumusize inyuma, so reka mufate muterure. Uyiwe birasaba guterura kuko no kugenda byamunaniye. Mpamagare mugenzi wanjye turi muri iyo group imwe y'aba escapers, azamfashe, umwe aterura amaguru, undi aterura amaboko, duterure twigiza twese tube tugeza, dukomeze tugende kugeza tugeze kuri financial freedom, kuko nta n'umwe uzasigara inyuma. Uko waba umeze kose, cyokora udakunda kwiga, udakunda nyine kumvira, bizagorana, ariko tuzafashanya uko bishoboka. Nta kintu bisaba kwinjira kuri group, n'ubuntu. Ugomba kuba ufite smartphone, kuko birasaba communication iri ku rwego rwo hejuru, ko tuzaduhura gake. Hanyuma ikaze muri escapers, ikaze mwese, ntagire n'umwe uzasigara kubw'uburangare, kuko n'uburangare gusa. Ntuhugire mu bindi, kuko ibigufitiye umumaro nibyo ukwiye guhugiramo kurusha ibindi byose. So mwakoze cyane gukurikira impamvu dukwiye guhunga ubukene. Thank you for following. Naha video ikurikira ntuzayiburemo, turi kumwe, tuzakomeza kuryoherwa, kandi ubuzima bwacu buzaba like wow. Nukuri ibi bihe bizandikwa mu mateka, I guess bizandikwa ahantu, kwako hagiye kubaho movement idasanzwe everyone uzaba involved in.
ni ukuri azaryoherwa n'ibyo ari kubona, kandi ni ukuri tuzagerana kure, tuzafatana ukuboko, umwe asapotinga undi, undi akurura undi, undi apushinga undi tugere iyo dushaka kugera. So murakoze cyane, mbifurije kugira ibihe byiza, naho muri video y'ubutaha. Bye.